Mu by'ukuri inshingano za Minisiteri y'Uburezi ni ukurerera iki gihugu twubaka ubushobozi mu bana bacu. Ntabwo rero ushobora kubaka ubushobozi ureba gusa mu mutwe, ahubwo tugomba no gutekereza ko umwana wize akiga neza akeneye no kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza rero bugaragara muri siporo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta handi dushobora gutegurira ishyaka ryakabaye rigaragaramo n'abanyarwanda iyo baharanira ishema ry'igihugu mu makipe atandukanye abanyarwanda tujya guhagarariramo igihugu. Nta handi twabategura uretse mu mashuri, aho umwana akura yumva ko muri we imikino imufasha kugira ubutwari, kugira ishyaka, kumva yaharanira ishema. Iyo abikuranye rero akageza igihe cyo kujya gukinira igihugu, ni hahandi aba yumva ko yanahasiga ubuzima bwe, kuko mbere yo gukina aba afite mu mutima wo gukunda igihugu kandi yarabitojwe akiri muto. Ibyo rero ngira ngo birategurwa aho tudatekereza kumva ko dushaka intsinzi tuyirebera ku makipe yageze mu cyiciro cy'abarengeje imyaka 20, aho mu by'ukuri usanga n'umusaruro atari mwiza. Ngira ngo rero iyi politike dufite uretse kutwunganira mu rwego rw'uburezi, harimo no kunganira gutegura neza amakipe aharanira igihugu, aho abana bazamukana ubutwari, bategurwa mu mubiri wabo. Cyagiye cyagera ikipe y'igihugu kabina nafite pepiniere bafite aho bajya gushakira abana mu mikino itandukanye.